Bahaye ikaze mwese bene data inshuti zacu abashyitsi badusuye hano kuri Pure Gold TV mwese mbahaye ikaze kandi mbasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi wo kuwa gatanu itariki ya 18 z'ukwa munani 2023 tugiye gufatanya ijambo ry'umunsi rigiye kutwubaka, rigiye kudukomeza ndetse rigiye kugera aho ridukura naho ritugeza, kandi ijambo ry'umunsi tugiye gufatanya rishingiye kuri Bibiliya yera. Bibiliya yera ni igitabo cy'Imana cyahumetswe n'Imana, cyandikwa n'intoki z'abana b'abantu, ariko ijambo bandikaga ryabaga riturutse ku Uwiteka, ryarahumetswe n'Imana ubwayo. Ni ijambo rero dukwiye kwitaho kuko ni ijambo rigiye kudukomeza no kutwubaka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nabamenyesha ko iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi n'ubundi muri kukigezwaho nanjye Josee irumva. Reka dufatanye gusenga kuko bisanzwe tubigenza hano kuri Pure Gold TV y'abakristo. Turasenga tugasaba umwuka w'Imana akaza akaba ari we udufasha, utwigisha, akadusobanurira ijambo ry'Uwiteka ryahumetswe nayo n'Uwiteka n'Imana Data. Reka dusenge bene data. Mana ishobora byose, tukwishyize imbere muri aka kanya aho turi hose. Turi ahantu hatandukanye ariko turahurira hano kuri Pure Gold TV kandi duhuje umutima mu buryo bw'umwuka uri kumwe natwe. Turasabye ngo umwuka waduhaye we mufasha aze aba ari we utwigishije ijambo. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Abo turi kumwe mwese bakunzi b'ijambo ry'umunsi, tugiye kureba ukuntu umugaragu w'Imana kandi ari umwami ukomeye, yakundaga Imana cyane, witwa Dawidi, ukuntu yasenze Imana. Turamwigiraho bene data. Tujya twigira ku batubanjirije, ariko cyane cyane twigira kuri Yesu Kristo, twigira ku ijambo ry'Imana. Reka turebe iri jambo, turebe uko Dawidi yasenze muri Zaburi ye n'ubundi yiyandikiye, ibice 28 turasoma umurongo wa mbere. Turebe uko yasenze, turebe n'uko byagenze, niba Imana yaramwumvise, niba yarashubijwe. Biradutera imbaraga natwe zo gusenga. Haravuga ngo Uwiteka ndagutakira, gitare cyanjye ntiwice amatwi, kuko wanyihorera nahinduka nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo. Aya ni amagambo Dawidi ubwe yaganirije Uwiteka Imana. Yayifataga nk'inshuti, agafata Imana nk'inshuti ye. Nicyo natwe dusabwa, akayibwira nk'ubwira inshuti, nk'ubwira umubyeyi umwumva. Akavuga ati Uwiteka ndagutakira, gitare cyanjye ntiwice amatwi. Dushobora kubwira umuntu utisangaho ngo ni igitare cyawe, ngo ntiwice amatwi. Aha biragaragara ubucuti yari afitanye n'Imana. Kwizera Uwiteka ati rwose ndagutakiye, uri igitare cyanjye kandi ni wowe ukomeye, ni wowe mpungiraho, kandi ntiwice amatwi yawe, kuko wanyihorera nahinduka nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo, bajya ikuzimu, barimbuka. Ibyo si byo nshaka. Arakomeza Dawidi, baraganira, aganira n'Imana, avuga ati cyariza ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye uko ngutakiye. Mbabarira ugutwi kwawe utyarize kwinginga kwanjye. Muri make ati nyumva, nyitaho, winyihorera, umva kwinginga kwanjye. Reka ugutwi kwawe kumve kwinginga kwawe no gutaka kwanjye. Uko niko Dawidi yavugaga, uko ngutakiye. Mwene data, hari byinshi ufite byatuma usanga Imana. Hari urubyaro rwawe, wenda hari ubuzima bwawe, hari ikintu runaka ukeneye, ukavuga uti Imana mbabarira, cyariza ugutwi kwinginga kwanjye. Reka ugutwi kwawe kunyumve, ndakwizera, uri igitare cyanjye, uri Imana ishobora byose. Ndagusabye, reka ugutwi kwawe kunyiteho. Aho ngaho uganira n'Imana gutya, ugutwi kwawe kurakumva pe, kuko uyisanze, uyizeye, uyiganye, uyibwira, kandi uyibwira nk'inshuti, nk'umubyeyi ugukunda, uyizeye nk'igitare cyawe, nayo irakumva. Reka turebe uko byaje kugenda kuri
kuri Dawidi nyuma y'aya magambo yaganije Imana ayisenga ayibwira ibyo yari akeneye. Reka turebe ukuntu byagenze. Imana yaramushubije bene da. Yaramushubije imaze kumusubiza agira ibihe byo gushima. Dusomye ku murongo wa 6 n'ubundi Zaburi 28 ku murongo wa 3 turabona Dawidi aho ari gushima Imana. Yaravuze ati Uwiteka himbazwe kuko yumvise ijwi ryo kwinginga kwanjye. Amen. Uwiteka himbazwe kuko yumvise ijwi ryo kwinginga kwanjye. Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'ingabo inkingira. Amen. Ubu ni ubuhamya bukomeye cyane. Wowe nanjye turabona ukuntu Imana yumva. Dawidi yatangiye avuga ati uri igitare cyanjye ndakuganye ndagusanze tyarizwe ugutwi kwawe kwinyiga kwanjye maze usubize. Uwiteka aramushubije. Ibyo yasengeraga byarumviswe. Niyo mpamvu habayeho ubuhamya, habaho gushima. Arahaguruka, arandika, aravuga, arashima Dawidi ati Uwiteka himbazwe. Amen. Nawe nanjye vuba cyane mu bya bindi usengera tugiye kugira ibihe byo gusenga, niturangiza kandi hari igihe tuzahaguruka dushima Imana tuvuga ati Uwiteka himbazwe. Ndaguhimbaza Mana kuko yumvise ijwi ryo kwinginga kwanjye. Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'ingabo inkingira. Amen. Yabimubwiraga asenga none uhagarutse ashima. Amen. Natwe rero turagiye kubwira Imana cya kintu ufite, wa muntu ushaka gusengera naho utarasubizwa. Hari ijambo bavuga mu Cyongereza ngo do not give up. Do not give up. Nturekeraho, nturambirwe, komeza utabaza Imana. Umunsi umwe wowe nanjye cya kintu dusengera kiri ku mutima abantu batabona, abantu batazi, kikubabaje, hari igihe tuzahagarara. Amen. Tuzahagarara mu rusengero, tuzaza hano kuri RW'IBISUBIZO tugashima ngo Uwiteka ahimbazwe kuko yumvise ijwi ryo kwinginga kwanjye. Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'ingabo inkingira. Umutima wanjye ujye umwiringira ngatabarwa. Amen. Umutima wanjye ujye wiringira Imana maze ngatabarwa. Uwo ni Dawidi. Ejo ni jyewe uzabivuga. Ejo ni wowe. Reka rero dusenge. Gusenga gukingura ijuru. Gusenga n'urufunguzo rw'ijuru bene data. Iri ni ryo jambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo turifatanye. Twibuke ko tugomba gusanga Imana nk'umubyeyi. Tugomba gusanga Imana nk'inshuti twizeye. Kandi namara gusubiza, namara kutyariza ugutwi kwe, gusenga kwawe n'ukwanjye tuzagaruka dushima nk'uko Dawidi yabigenje. Imana iguhe umugisha, kwifurije ko wasenga ugasubizwa. Mbere y'uko mbasezeraho nagira ngo dufatanye n'ubundi byabihe tujya tugira hano kuri RW'TV. Byabihe byo kwibuka abarimbuka, abaturanyi bacu batarakizwa, abo imiryango yacu batarakizwa, abasubiye inyuma. Dufite passion, dufite impuhwe, dufite umutwaro ukomeye, turabakunda. Yesu Kristo niyo mpamvu yaje mu isi kugira ngo apfire isi yose. Mu isi harimo abarimbuka. Ntabwo bazi se, isi irajya hasi, isi irajya ikuzimu, isi irimo gutwarwa n'abantu badakizwa. Reka rero tuyisenge, tuyigaruze. Wowe nanjye Yesu aravuga ati mugende hanze muvuge ubutumwa bwiza, musengere abarwayi, mwirukane abadayimoni, muzure n'abapfuye. Uyu mwanya rero tugiye kubikora duhuze umutima aho uri nanjye ndi, maze dusengere babandi barwaye umutima, barwaye ku mutima, barwaye icyaha, wa wundi icyaha cyanze gukira, kugira umwuka wera hasanga hatoneke. Umwuka wera asanga ahandi aba ari utoneka, aba ari uhagera, aba ari uhakanda, aba ari uhagera hatacinge, hakore, maze yoroshye wa muntu yihane cyaha. Uwo ni wo murimo wanjye nawe. Abavuga butumwa basohoke bavugira kuri YouTube, abavugira kuri WhatsApp, ku maradiyo, ku mateleviziyo, natwe tuvuge maze wumva ijambo akizwe. Ariko reka dufatanye gusenga kuko nidusaba umwuka wera amanuka atsinde wa wundi wananiwe kwihana. Ntabwo ari wowe utsinda, sigi. Dufite umwuka watwahawe, dufite umwuka udufasha, dufite umufasha. Uwo mwuka twaramuhawe, wa wundi wazuye Yesu Kristo akava mu gituro akaboneka ari muzima. Uwo ni ukurimo, ni wundimo. Tugiye kumuhamagara dufatanije aho uri nanjye hondi mu buryo bw'umwuka turi kumwe. Niba ubyizera reka tuzamura ikiganza dusengera wa wundi utarakizwa. Niturangiza icya kabiri turasengera wa wundi ukiryamye ku gitanda, wa wundi Imana irwaje, wa wundi Imana igiye gufata akaboko ikamukiza. Niba atarakizwa do not give up. Nturekera, nturambirwe, reka tumusengere nawe arahita akira mu izina rya Yesu. Niba ubyizeye utyo
tugiye gufatanya turasengera batarakizwa, bwa kabiri turasoza dusengera babandi barwaye. Reka tuzamura ikiganza. Mana turagushimye ko ijambo ryawe ari ukuri, ijambo ryawe ni ukuri. Warabyukaga kare Yesu Kristo ukajya gusenga, ukegera so mu ijuru, wigishije intumwa zawe gusenga, natwe abagukurikiye nyuma watwigishije gusenga. Ushaka ko tukubwira nko Dawidi yakubwiye, tukakubwira tuti Uwiteka tegera amatwi tyariza ugutwe gusenga kwacu. Ndasabye mu izina rya Yesu Kristo, aho bene data bari dusabe abandi batarakizwa, aho imiryango yacu, abaturanyi, abo dukorana, abari mu isi yose, abo tuzi n'abo tutazi, hari abakiri mu mwijima basubiye inyuma, turasabye ngo ubasange. Umwuka w'Imana wazuye Yesu Kristo, turakwinginze ngo ari ubasanga ubatsinde maze bashobore kwihana. Amasengesho agomba kubaho, niyo mpamvu tugomba kuguma ku gicaniro cyo gusenga mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo abandi bakizwe, bave mu isayo, bave mu mwijima, bagere mu mucyo, babe ubwa kabiri, bahinduka ibyaremwe bishya, bahinduka abana b'Imana. Urakoze kubikoze byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Bene data turi kumwe, niba ufite umuntu urwaye, vuga izina rye nanjye ndarivuga. Niba wowe urwaye, fata ikiganza cyawe ufate aho urwaye, ari ku nda, ari ku maso, ari ku mutwe, aho urwaye hose, ari ku mavi, ari ku birenge, ari hakure. Dufatanye maze urebe ngo nitwizera turakira. Reka duheke n'uwo muntu rero, wa wundi uzi urwaye, nawe tumuheke tumwururutse mu kwizera, tumumanure, tumushyire imbere ya Yesu. Arahita akira mu izina rya Yesu. Ubyizeye utyo? Niba ubyizeye reka tubikore. Mana turagushimye ko mu izina rya Yesu Kristo harimo imbaraga zo gukiza abarwayi, nta burwayi bumunanira. Waravuga uti nimugende muvuge ubutumwa bwiza, nimurangiza kubuvuga musengere n'abarwayi, mwirukane abadayimoni, nimurangiza muzure n'abapfuye. Turaje mu kwizera, tuzanye abantu bacu barwaye, babandi urwaza Uwiteka wirwariza abari ku gitanda. Turagusabye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bakize, haleluya, kandi wabakijije. Turasabye ngo buri wese uri hano kuri RW'IBISUBIZO ukurikira urwaye akire, ahaguruka atanga ubuhamya. Urakoze Mana kubikoze byose, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data twari kumwe, twafatanyaga ijambo ry'umunsi. Nongeye kugushimira igihe cyawe ufata kugira ngo dufatanye aho uri hose mu buryo bw'umwuka. Niba ukurikira ijambo ry'umunsi urahirwa cyane. Dufite amahirwe gufata igihe nk'iki tugafatanya ijambo ry'umunsi, tukaganira n'Imana. Imana ikumpera umugisha, kandi ngushimiye subscribe wakoze, niba utarayikora uyikorere none. Ngushimiye n'ubundi share, gusangiza abandi ijambo, partage, ibyo byose ubikore maze turusheho kubona umugisha w'Imana tuyikorera muri ubwo buryo. Imana iguhe umugisha, tuzakomeza ubutaha. Kwifurije umunsi mwiza. Be blessed. Uko bwije nuko bukeye, byiza kuganira